Reka nkubwize ukuri, nagize depression niga i Butare muri kaminuza. Yego, kumbe nibwo bwa mbere nagize depression. Reka nkubwire impamvu. Buriya mfite abavandimwe bapfuye muri jenoside yakorewe abatutsi. Yego, sorry. N'imiryango, abantu benshi. Nakuze rero ndi umwana umwe, rero nkura nta keya mbona wenda z'abantu b'abavandimwe ba hafi n'imiryango. Umwaka umwe gusa ushize, 2021. muri iyo myaka yose wari ufite agahinda cyane, agahinda gakabije kavanze n'ubuhanuzi bw'ibinyoma, kavanze n'ibibazo byose byo mu isi. Nari umuntu usa naho ntakiri muzima. Yego, ariko naje kumenya ko nabaga ndi umuntu uraho utagira amarangamutima jera. Wari uzi ko hari igihe cyageze ukabambwira ngo umuntu yapfuye, mwumva okay, si bisanzwe se mana, abantu niyo bapfa buri munsi mana, nta kidasanzwe mana. Nagenda kakabisha, umutima uragera ukaba nk'ikinya. Yanga bakubwira ngo watomboye ngo miliyoni ngo 5, kumva nyine biraho nyine nta birenze mana. Amarangamutima hari igihe ageraho hagapfa. Yego, bakubwira inkuru mbi kumva ni bisanzwe. Ako niko gahinda wagize. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Muri kano kanya twicaye muri Sunday Park. Uyu munsi nkuko muri kwireba ntabwo turi muri jardin, turi ahantu heza mu cyumba cyiza cyane cyo muri Sunday Park. Ni ahandi nyine nakubwiye ko ushobora kuhakorera ubukwe ukaba wanaharyama. Mva hari icyumba cyiza, nonye mbisubemo cyiza. Ndabishya Bony Buranga. Ebana. Jemba nanemeye burya. Oemeye. Mba nemeye cyane. Iki cyumba sinabona kitafite gahunda. Iki cyumba gifite amabanga akomeye cyane. Yihariye. Nagiye mbona imitako n'ibindi bintu bikomeye bitandukanye ushobora kugufasha gusinzira neza. Yego. Cyangwa se waba ufite umuntu muri kuganira ugasinzirizanya neza. ukumva ikiganiro kiri kugenda neza. Aranahumura ariko uzanye umuntu mwese muhumura ntabwo byabise. Byaba ari byasa. Bony Buranga bimeze bitese? Ameze neza. Ameze neza? Nta kibazo. Ibintu byose ni uburyohe. Shana uburyohe buriya nge naje gusanga mu buzima. Umuntu niwe wa mbere wishakira umunezero. Yego. Iyo utirwanyeho muri iyi si ibintu biragucanga. Nge ndi muri gahunda yo kwirwanaho, yo kwishakira umunezero, yo guseka, yo kwishima. Kubera ko na stress ziri hano hanze ni nyinshi. Abantu nyine nabo bafite ukuntu kwabo bameze, ariko ndi mu bantu bishimye cyane. Uri mu bantu bishimye. Ubwo mbona kubiharanira byanze kunze ukishima, nutabikora se ninde uzagufasha ibyo byishimo. Ni twebwe bambere ukwiha ibyo byishimo. Mbwira sasa imbere ko tujye no mu bindi byose no gutangira ku ngingo yacu wenda tuza kuganiraho. Iyo ushaka wigeze uri ibyishimo mu buzima bwawe? Nigeze mbura ibyishimo cyane, ndetse yego nkajya numva no kubaho nta kintu bimaze. Nkajya numva kubaho nta kintu bimaze, nkavuga ntari ku bundi kuba umuntu yaravutse bimaze iki? Ntabwo byarutwa no kuba ataravutse. Yego. Ugasanga nyine icyo kintu uri kukibazaho, rimwe na rimwe ukanibaza ngo ese Imana ibaho? Kuki Imana yandeba ndi kubabara gutya? Ukibaza utese ubundi abantu, umuntu ni iki? Umuntu kuki aba mubi cyane? Nko mu gihe ugeze muri cya gihe inshuti yawe iguhemukiye cyangwa umuntu wawe wa hafi, icyambere byagucanze uri kwibaza icyatumye uvuka. Icya kabiri iyo Mana bavuga uri kwibaza niba ibaho ikureba. Icya gatatu n'abantu bahari ukabona benshi bari corrupted cyangwa se bafite ibibazo bitandukanye. Yego. Ukabimushakamo. Ugasanga rero nta ukumva kuri we nta mpamvu. Buriya abantu biyahura nuko bitangira. Ugeze ugira icyo gihe nawe cyo kumva udashaka ubuzima, ukumva wishakira nko kwiyahura. Kwiyahura rero buriya hari ukuntu nikundamo gakeya. Hari ukuntu nikundamo gake nubwo naca mu bibazo. Hari ukuntu numvaga bikaze, ariko gufata decision yo kwiyahura
kikaba ikindi kibazo niba ari izindi courage zidasanzwe niba ari izindi inspiration urwo rwego nayo ntararugeraho ariko ni hahandi wumva nyine byanze pe hahandi wumva byanze ukabona ukavuga uti yaba nari mpfuye ariko ukabura courage zo kwiyica kuko kwiyica burya bisaba ibindi bintu bikomeye cyane. Ijoro utajya wibagirwa muri icyo gihe ufite icyo kintu twakwita ko ari depression niri hejuru byemeze bite? Buriya reka nkubwize ukuri nagize depression niga i Butare muri kaminuza. Yego kumbe nibwo bwa mbere nagize depression. Reka nkubwire impamvu. Buriya mfite abavandimwe bapfuye muri jenoside yakorewe abatutsi. Yego sorry. N'imiryango abantu benshi. Nakuze rero ndi umwana umwe rero nkura nta keya mbona wenda z'abantu b'abavandimwe ba hafi n'imiryango uretse ababyeyi bari bahari ariko nanone urabizi ababyeyi baba bashaka ubuzima ntabwo baba imbere yawe amasaha 24 kuri 24. Uko gukura rero ndi njyenyine ntera nkiyikiriza nta mwana mfite dukinana uko kuzamuka wenda urabizi ko ndi umuhanzi ntangiye kuririmba mbona ibintu by'ubuhanzi nabyo harimo za giti harimo n'agati gito katoroshye urumva ndi kwiga nkabona nta kazi ndi kubona nta cyerekezo ahantu hose wenda ni kata kugira ngo ugere mu kazi nta mafaranga nta rukundo haravuga ariko uziko ibintu biri seriba muri iyi si uziko ibintu bitoroshye noneho ukareba ukavuga uti hari ibintu mfite nakwereka abantu mu isi bikambeshaho ariko sindi gutera imbere urumva sindi kubona inzira nta kazi ndi kubona nta support iri emotional nta muntu w'inshuti mfite tuganira nanjye ubwanjye nakwireba nkabona nta cyerekezo ariko rero ahantu birakomeye kabisa ahantu hazacu wambaye. Yego iki mbwiraho gato cyane wavukanaga n'abana babica muri jenoside? Hari abana batatu mwavukanaga usigara uri wenyine n'ababyeyi ariko ubwo imiryango yose yo ku ruhande abenshi barapfuye. Noneho nkurira muri iyo mudu y'agahinda ya nyuma ya jenoside abantu badaseka abantu batari gutanga keya nyine zo muri famiye kwa kundi bimeze abana bari kubyiruka kuri iki gihe bafite amahirwe akomeye bari kubona wenda abantu bababwira neza abantu wenda baratuje nubwo bari muri business ariko barabona mu buryo bw'amarangamutima barabona abantu babaganiriza gukura rero abantu bababaye bari mu bikomere bya jenoside urumva iburyo n'ibumoso nta muntu ugufitiye keya nta ukwitayeho warangiza amashuri ukabona nturi kubona akazi ukabona uri wenyine ukabona nta nshuti nyanshuti uri kubona ukabona ibyo ugerageza gukora ntibicamo biraryana. Icyo gihe usiganye n'ababyeyi ntabwo wabonaga bafite ikintu cy'ihungabana cyo kubona bari bafite abana benshi basigaranye akana kamwe ariko nyine ka wowe ntabwo wabonaga bafite icyo kintu cy'ihungabana cyo kuba basigaranye akana kamwe? Hari ikindi rero buriya ntakubwiye nyuma y'imyaka 7 jenoside irangiye umubyeyi wanjye papa nawe yahise yitaba sorry urumva ni ibibazo byiyongereye mu bindi urumva ibyo bibazo by'ihungabana byari birimo noneho n'umubyeyi w'umupapa musigaranye nawe abaritahiye ubwo rero hazamo na bya bindi ibintu by'inkiko gacaca ngira ngo urabizi ugasanga abantu nyine twari mu mwuka utoroshye harimo iryo hungabana rya jenoside harimo ibintu by'imanza aho twabaga mu ntara ugasanga nyine nta sekirite mu buryo buri mentale bw'imitekerereze ugasanga umwana yabaye umurakare Gerard njye nari mfite imirongo 3 hano mu gahanga sinzayibagirwa nari narabaye umurakare Gerard nari narabaye umurakare ariko ntazi ikintu cyandakaye wari uzi yuko umuntu ashobora kugira ihungabana ntabimenye ugira ngo abantu wenda bahungabanye ni ba bantu bashobora kugaragaza ibimenyetso bitandukanye mu gihe cy'icyunamo ariko njyewe nari narabaye umurakare reka nkubwire impamvu nabaye umurakare nakuze gutyo nta bandi bana dukina ni ukuvuga ngo nta gihe cy'ubwana cyo kwidagadura nigeze ngira nzamutse gato umubyeyi wanjye papa aba aritahiye amaze kwitahira umubyeyi nsigaranye mama nawe njye n'abavandimwe babiri bavutse nyuma ya jenoside ntibyari byoroshye gusa naho ahera kuri zero hajemo none no kubona ko ba bantu twajyaga
duhana censi ba papa babo cyangwa se ba basaza bajyaga bansuhuza ari bo bishe umuryango wacu. Yego. Noneho ariko se iburyo n'ibumoso ndazengurutswe ahantu ntuye aba bantu nibo burya umuntu yagusekera yarakwiciye umuryango. Yego. Burya umuntu yaza iwanyu mukicarana afite uruhare mu kurimbura bene wanyu. Noneho rero nk'umuntu w'umwadolesa wakuze nta na support iri emotionnel ufite ihagije, ukumva isi irakubihiye pe. Ngewe nari mfite sinzi nandi ubyite 3 pack simwe nari mfite umunkanyari hano ntabwo najyaga nseka. N'ahantu nize muri secondaire abantu benshi bakunda kubona n'umuntu utuje cyane. Burya ari abantu batuza kubera ibitekerezo byinshi. Ugasanga rero ebana nararebaga nkumva nanjye ubwanjye amarangamutima yanjye nkumva yarangiritse. Noneho no kubona bya bintu byo muri jenoside uri umwana ukabona batema umuntu, ukabona amaraso, ukabona ibintu byinshi cyane. Abana bishwe muri jenoside mwavukanaga nibo bari bakuru cyangwa nibo bari batoya? Harimo umwe wari mukuru n'abandi babiri bari batoya kuri njye. Kuri wowe ujya ubibuka se? Biragoye ntabwo kwibuka amasura. Ngerageza gukurura ariko kuko nari nkiri muto cyane. Urabona uramutse ufushije nk'umuntu wowe wari mukuru waragize igihe cyo kumwitegereza cyo kumureba byakorohera. Ariko kuba nta foto ihari, kuba nawe ubwawe wari ukiri muto, ntabwo isura neza iza. Cyakora ushobora kwibuka uko yanganaga cyangwa utuntu tumwe na tumwe, ariko ntabwo wabyibuka neza. Boni ukomere cyane, ukomere cyane. Twerukanaga kera nke ko twese twigaga i Butare. Waje kuba mu buzima butandukanye, nzi ko waje no kwija mu bintu by'agakiza. Wari umuhanzi uririmba indirimbo zisanzwe za Sekera music, sibyo? Za Sekera niko yemeze. Buranga uza no kuba umunyamakuru. Uyu munsi uraza kutubwaho uri ntacyo. Sinyumva umuziki, sinakumva kuri radio. Mbwira sasa rero Bony, uyu munsi agakiza kameze gute? Uracyakijijwe? Ndakijijwe kabisa. Aho umuntu ukijijwe byata. Ndakijijwe ndakijijwe. Ubwo rugendo rwaje gute rero rwo kwinjira mu byo gusenga wahurimo n'ibiki? Byaciye mu ishuri ry'Imana. Okay, buriya turi Butare 2013. Yego. Ndumva aribwo narangije kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'itangazamakuru. 2013 naje inaha i Kigali gukora, hari radio imwe nakoreraga hano i Kigali. Noneho mpura n'ikibazo cyo kurugwa. Kurya uburozi. Yego. Ebana urabona ukuntu ndi igikara. Mane natangiye kuba imibiri yombi nkuko kwawe. Ngera ubwo mbi inzobe. Noneho nkagira ngo ni fresher. Urabona kwa kuntu nyine twari turi mu bintu bya media. Wenda nk'umukobwa akaba yaguhamagara ati ndakwemera n'ibiki. Icyo gihe wenda utangiye no kubona udufaranga uri kwisiga ukavuga ati ariko ushobora kuba ari utuvuta turi kunkoraho fresh, atuba abana bari kwemera bya noneho kumbe ari uburozi nariye. Naje kubimenya rero nenda gupfa. Ubwo nsubira iwacu mu cyaro i Nyamasheke njya kwivuza. Ikitwa media sinari nkibashije gukora. Ubwo rero maze kumenya ko narozwe, nsa nuhagaritse iby'umuziki, nsa nuhagaritse iby'itangazamakuru, njya kwivuza. Biriya bita kwirukisha niba ubizi, cyangwa se hari uburyo bakuvura amarozi bakoresheje imiti ya Kinyarwanda. Namaze amezi 6 ndi ku gitanda ntabasha kweguka. Amezi 6 ntabasha kweguka, ndi kurwana no kugira ngo nongere kubona ubuzima. Muri uko kuvurwa niho nagerageje kuvuga nti ariko wakwitekerezaho nkareba ubuzima bwanjye buhagaze gute. Jera hari igihe ubona ugiye gupfa s'il vous plaît. Hari igihe ubona bya bintu by'ubustari, bya bintu wigiraga hano ukabona urupfu rwakomanze kabisa. Kavuga ati rero ushobora kuzagira kurya y'urupfu ngasanga Imana ibaho. Icyo gihe ndibuka ko nari naratangiye no kumva ko Imana itabaho kubera ya depression nari mfite. Noneho ndavuga ngo ngiye kugarukira Imana.
icyo gihe rero nabijyanyemo imbaraga zidasanzwe. Birumvikana. Icyo gihe nahise mpamagara abanyamakuru nti za ndirimbo zose zirimo ibyaha ndaziretse. Wabyitaga ibyaha. Nabyitaga ibyaha. Kuko nyine ubwo hari ukuntu ushaka guhindura mood wari urimo ugahita ujyanamo imbaraga nyinshi rimwe na rimwe wenda z'ubumenyi buke cyangwa se zo kuba ufite ishyaka ryinshi ryo kuvuga ngo reka mpinduke, reka nkorere Imana. Urumva ugashaka kwimura hiti wari ufite mu byo hanze wiyimurire mu by'Imana. Icyo gihe numvise ko kurimba gospel ari byo wenda ari wo muhamagaro wanjye. Kuki ntakoresha iyi mpano ndirimba gospel? Ibya bitaramo najyagamo mu bicuku bya nijoro harimo abajama bari kunywa urumogi cyangwa ibikoresho bikaze, avuga nti hari sinzongera kuhagera. Bya biganiro n'abafana banjye bamwe na bamwe, avuga nti ngomba kubireka. Nuko rero niyemeje gukizwa. Nakijijwe kuko nabonaga ngiye gupfa. Habuze nire warurwaye urembye. Nari ndwaye ndembye. Icyo gihe se mbere yo gukizwa mu by'ukuri urishoka ko ari amarozi cyangwa yarindi ndwara? Waba wararozwe nandi niba ari amarozi? N'amarozi kuko amarozi abaho. Hari amarozi abantu baha abandi mu byo kunywa cyangwa mu byo kurya. Hari uburyo apimwa mu buryo bwa Kinyarwanda. Icya mbere uburwaye, hari ibimenyetso bitandukanye ku mubiri, ku ruhu rwawe, hari mu rwungano ngogozi rwawe urabibona. Urabibona, ni ibintu batestinga bakabikwereka. Nabisanishe no kuvuga ngo hari Imana ntiyabiri kunyereka ko iriho koko. Kuko naravuze Mana ntubaho, sinshaka kumva ibintu byawe, ntabwo waba uriho ngo nce mu bintu nk'ibi ngibi. Wenda sinange wari ufite ibibazo bikomeye cyane kurusha abandi, ariko nyine urwo ruhererekane rw'ibibazo rwagiye rwiyongera muri nge rugatuma nyine numva ko niyanze Imana itakibaho. Bitavuga nti okay ngiye kwegera ya Mana, ni Mana numfasha ngakira nzagukorera cyangwa se nzaba umuntu wawe. Urahiga koko? Yego. Icyo gihe nari mu bintu by'ubustari nko kuvuga ngo Mana numfasha ngakira nzaba umujama wawe. Nuko byagenze. Icyo gihe winjiye mu gakiza, icyo wifuzaga by'umwihariko ku Mana warakibonye? Byumvikane ko warugiyemo uvuga uti ubwo narozwe mbesha ko Imana iri kunkurura mu buryo bwayo. Icyo wifuzaga warakibonye muri cya gihe winjiraga mu gihe cyo gusenga n'agakiza? Icyo gihe rero narakize, uburozi bwarakize. Ariko navuga ko noneho natangiye kurya uburozi bwo mu buryo bw'umwuka, uburozi bwo mu bitekerezo, cyangwa n'irindi shuri nayo ngiye gutangira. Umaze kwinjira mu gakiza? Maze kwinjira mu gakiza. Ni ukuvuga ngo nagiye mpindagura amadini cyane. Urumva nakumva ngo haba ari guhanura neza cyane nkaba ngiyeyo, kubera urumva ndi wa muntu wakuze nemera Imana, ndi no muri famiye isenga. Ariko iyo abantu bakubwiye ngo bavugana n'Imana, uravuga utahantu ngomba kugera. No umuntu akakubwira ati bana ati nduwiteka Imana yawe ndavugana nawe uyu munsi, ati nakubonye, atugiye kuzamera gutya na gutya. Noneho ukagenda wumva bikuryoheye gake gake. Uvuga ngo rero nakize mu buryo bw'umubiri, ahubwo ntangira kwishora mu myemerere yari kuzanganisha ahantu hatoroshye cyane mu rugendo namazemo imyaka kuva 2014 kugeza ubu. Ubwo urumva hashize imyaka iri 8. Hashize imyaka 8, hafi imyaka 5-6 namaze mu rugendo noneho rw'ubuzererezi mu gakiza. Ikintu utajya wibagirwa urimo nacyo ni ikihe? Ko numvaga tujye kumva ibintu biri positive, ukuntu wakijijwe, ukuntu wasanzemo ibintu byiza cyane, ukuntu waryohewe, ukuntu ariko numva wagiye mu buzererezi mu gakiza. Ariko ntabwo navuga ko, ntabwo nakwirenganya rimwe na rimwe, niyo ubumenyi bwanjye bwari bugarukiye. Ikintu navuga ngo wahuriyemo nacyo utajya wibagirwa kumva ko ari ubujiji wari urimo ni nk'iki? Jera, ikintu cya mbere buriya kuvuga ngo ndetse umuziki ako kanya ngo mpise mpagarika ibintu byose, ngo ubwo narindi mu byaha, ibyo nakoraga byose ni ibyaha, icyo kintu no guhubuka. Kuko hari abantu hano hanze bakora umuziki kandi badakora ibyaha nk'iby'abandi bawukora bakora. Urumva ushobora kuba utari umusinzi, ushobora kutajya mu buraya kandi ukaririmba indirimbo zifite sosiyete akamaro. Guhita rero weguka ukavuga uti okay ngiye muri gospel birarangiye, kandi na experience wenda ufite muri iyo gospel music, wenda sinaho umuhamagaro wawe uri,
icyo kintu nicyo kibazo cya mbere nagize. mu by'ubuhanuzi wakomeje kugenda ugarukaho. Aha, reka iby'ubuhanuzi. Yego. Noneho rero reka ninjire muri ibyo by'ubuhanuzi. Ubuhanuzi Gerard, umuntu ashobora kukureba uko umeze, uko uhagaze neza, uko wambaye neza, bitewe n'ukuntu akubona akaguhanurira ati Gerard uzaba umukozi w'Imana. Yego. Ati ndabona Pastor Gerard. Noneho kubera kumpanurira uzaba umukozi w'Imana, simpakanye ko nabawe cyangwa n'ubu ndiwe, ariko nk'umuntu wari uvuye hanze muri ubwo busitari, nahise nshaka kwimurira ubusitari mu nzu y'Imana. Ariko nanone bizanye n'ubu buhanuzi, ngahita numva ko ngiye kuba umuntu w'igikomerezwa mu idini, bitewe n'ahantu nagiye nsengera hatandukanye, bagahita bashaka kunshyira hejuru kugira ngo yatara yanjye nyikoreshe mu kubazanira abakristo. Urumva, niba ari ivugabutumwa, niba ari tara izo arizo zose mu kuririmba, noneho bakanyereka ko ngiye kuba umukozi w'Imana. Gera ibintu byose narabihagaritse, mpagarika gukora no gushaka akazi, mpagarika kugira ikindi kintu nkora mu buzima. Amasaha 24 n'iminsi 7 nkaba mu rusengero no mu byumba by'amasengero. Naba ntari mu cyumba cy'amasengesho, nkaba ndi mu butayu. Kumva ko tungwa n'ikize. Muri icyo gihe rero umubyeyi wanjye Imana imuhamoro n'imigisha yarabimbwiraga simbyumva, ariko nabaga mu rugo. Nasubiye mu rugo mbana n'umubyeyi amba hafi, akambwira ati ariko ibi bintu urimo harimo ubuyobe. Ariko ngiye kuba umukozi w'Imana urenze. Ngiye nshobora no kuzajya nzura n'abantu. Niko byumvaga. Birashoboka. Birashoboka. Ariko niyo Imana ikubwiye ikintu, haba hari urugendo Gerard. Ntabwo Imana yakubwira ngo wenda uzaba pasiteri ngo uhanurira amahanga, ejo mu gitondo uhita utangira kugenda uhanurira ibiti n'amabuye, cyangwa se witwara nk'aho wamaze kuhagera. Urumva rero njye nahise nkora kwimuka, mva mu byo nakwita iby'isi mpita njya mu by'Imana cyane, ariko njyanamo ukutamenya. Gerard, nigeze niyiriza iminsi 7. Urumva, utarya utanywa? Naryaga nimugoroba. Yego. Ariko nkarya duke. Umunsi umwe inzara irankubita ngwa mu muryango w'urusengero. Isereri iramfata. Yego. Isereri iramfata ebana, nikubita hasi ntabizi. Urumva, hari igihe naraye mu bishanga. Urumva, mu bishanga nkajyayo hari ibikeri n'ijereri za danje. Yego. Ebana ngo uri gusenga ngo umurimo w'Imana, ngo Imana iwagure, ngo nyine idini itera imbere abayoboke baze. Urumva, nkajya ku misozi. Umvaga ubikoranye n'umutima wawe wose? Numvaga mbikoranye n'umutima wanjye wose. Nubyo kwise kuki uyu munsi uhindukira ukavuga ko harimo kwibeshya? Impamvu urumvuga ko harimo kwibeshya, naje gusanga Imana bamwe mu bakozi b'Imana batubwira itandukanye n'Imana nyamana. Nuvuga ngo nanjye naje kugira nisubiraho ndatekereza, ariko ibi bintu ndimo sindi kwibeshya. Icya mbere Gerard, niyirizaga iyo minsi 7 cyangwa 10 cyangwa 15 cyangwa nkamara iminsi ngahe nenda kwicwa n'inzara, n'ubundi icyo kintu Imana ntigikore. Kubera ko Imana ikora ikintu kuko igihe cyayo cyageze cyo kugikora. Nta kintu wakorera Imana ngo igikore igihe cyayo kitari. Uyu munsi bivuze ngo ntabwo ushobora kwiyiriza, ntabwo ushobora kongera mu bishanga ufite kukozwa Imana. Nakwiyiriza, ariko impamvu yatuma niyiriza itandukanye na ya yindi. Muri iki gihe namenye ko kwiyiriza ni uburyo bwo kwegerana n'Imana mu buryo bw'ubusabane nayo. Yego. Ntabwo ari ukwisaba ngo ntabwo ari nko kuyiha ruswa. Urumva, ibaze gukora iminsi 3, Mana ngiye gusenga amasengesho y'iminsi 3. Ibi bintu nutabikora ntabwo uri bube uri Imana, uraba untengushye rwose. Urumva, ugera nagiye mu butayu bwo gusengera mu mazi. Hari ibyumba, hari ahantu abarokore bajya bagasengera hariya mu mazi, ahantu hari amazi asuma. Ukajyamo amazi akagukubita. Mana ndacakira igitangaza cyanjye uyu munsi ndavanye ijyanye. Man, hafi yo guhera umwuka. Urumva, amazi akankubita akampabya umwuka. Urumva, ukabumva ko kuri mu mwuka. Byabaga ari umwuka cyangwa byabaga ari indi motivation ufite iri behind? Nukuvuga ngo inyigisho zitarizo
ziragenda zigafata ibitekerezo byawe ukaba wanemera gupfira impamvu itariyo ariko kuko uzi kuri gukorera Imana. Ni ukuvuga ngo abantu rero bajya aho ngaho bose sinabaveba ariko abenshi bariyo ku mpamvu zitarizo. Ntabwo Imana muguze yaguhenda. Imana n'umubyeyi. Imana Bibiliya iranavuga ngo ibyo yibwira kutugira n'ibyiza si bibi. Ibyo bisanzwe biri muri kamere yayo. Ni ukuvuga ngo wakwiriza iminsi 25 cyangwa 40 ingahe ikintu Imana izi yaguteganyirije mu buzima bwawe iragikora. Ahubwo gusenga gukwiye kuba isoko yo kukwegereza n'Imana. Gukemura ibibazo ufite mu mutima wawe, niba ari ibyaha ufite ugahangana no kubireka ugasaba Imana imbaraga. Ariko Gerard, buri munsi hari abantu hano hanze bahanurirwa ubaye miliyoneri, ugiye muri Amerika, Imana bakanakubwira bati fata ikibanza aho hanze y'urusengero uzaparikamo imodoka, ugazoga uti ndagifashe imodoka yanjye izabira ahangaha, ukabamara n'imyaka 10 nta nigarurago. Nakubiswe n'inzara, nkubitwa n'ubushomeri kubera iyo nyigisho, ariko nanagenderaga cyane muri icyo kintu cyo kuvuga ngo nzaba umukozi w'Imana, reka nige Bible, reka mbe mu bintu byo gusenga cyane, ibindi bintu byose ndabireka. Naje kubona akazi atari uko bampanuriye, ari uko mpagurutse njya kugashaka. Izo mbaraga naziterwaga no kumva ngo ngiye kuba umukozi w'Imana, abantu beretswe. Ariko Gerard, reka nkubwire, hano hanze ikintu cyo namaze kubona, hari abantu bahanura iby'Imana yavuze, ariko hari n'abantu bakoresha imyuka mibi. Ibyo ni ibintu nagiye mbona, ukabona umuntu arahanura ariko ntabwo yera imbuto. Wari uzi ko hari umuntu uhanura ukaba uzi ko anaryamana n'abaririmbyi bo muri korari, kandi yamara kuryamana akaza afite amavuta ya danje. Ayo mavuta akayakoresha Imana akayamuha gute? Ntabwo ari Imana. Abantu bamwe batangira ari abakozi b'Imana, ariko bikaba ngombwa ko bajya mu bintu bijya gusa n'ubupfumu kugira ngo akore nk'imashini, ajya abasha guhanura 24 kuri 24. Urumva ari nk'ibintu umuntu ahanurira undi kwibaza bimaze iki. Iyo myuka se navuga ituma umuntu agwanira ikintu kikaba myuka nyabaki. Hariho imyuka mibi, urumva mu buryo buri spirituel cyangwa mu buryo bw'umwuka. Hari ibintu bishobora kumenyekana. Niba twemera ko Satani abaho n'ingabo ze, hari igihe bashobora kubona cyangwa iyo myuka mibi ishobora kumenya ibishobora kukubaho mu gihe runaka, cyangwa se ikaba yabona ibintu wowe utabonye, kuko ni imyuka nyine itandukanye natwe. Rero izo mbaraga hari abantu bazikoresha kugira ngo bakwemeze ko ari abakozi b'Imana. Ngo buri muntu wese akaza mu rusengero afite undi mwuka utari umwuka wera kugira ngo akwemeze ko ari umukozi w'Imana. Gerard, niba umuntu yaguhanurira ati ejo wari wambaye boxer isa gutya, ariko se mu buryo bw'ijambo ry'Imana ibyo bintu biraza kugufasha iki? Information yo kuba Gerard wenda cyangwa Bony, reka nishyireho ngewe, ejo waganire na runaka, ejo bundi wakoze icyaha, ejo bundi watutse umuntu, nibyo wenda byarabaye, ariko se biraza kugufasha iki? Abenshi abikora kugira ngo akwemeze ko ari umukozi w'Imana, ko yigereyeyo mu mutima wawe ari kugusoma. Ubundi ubuhanuzi icyo bubereho cyangwa icyo Imana yari yarabuteganyirije ni ukwegereza abantu Imana, ni ukubateguriza ibihe biri imbere kugira ngo babe maso. Ariko abantu basigaye sinzagayo uriya mwanditsi witwa Sanzabera Jean de Dieu yigeze kwandika inyandiko ivuga ngo dore isano y'ubupfumu bwahozeho n'imyemerere muri iki gihe. Impamvu abantu basigaye bitiranya ubupfumu n'imyemerere nuko akenshi abantu bajya muri iyo myuka iyobya ikorera mu bitwa abakozi b'Imana, cyangwa se mu bahanuzi bamwe bahanura ibitari byo, arebye igihagararo cyawe, amakuru agufiteho n'ibindi kubera inyungu ze, noneho bikakugira addicted. Buri gihe ukaba wifuza kumenya, Mana ejo nzabyuka bimeze bite, Mana ejo imvura izagwa, Mana ninjya ku kazi bazambwira gute. Nuko cyane nabwo umwami yagiye ku rugamba banje kujya kubaza umupfumu, nce muzinzi. Nuvuga ngo rero suko Imana idashobora gutanga izo details zose, ariko Satani cyangwa se iyo myuka ibikoresha mu buryo bwo kugira ngo igire abantu imbata zo guhora aho hantu. Ngewe naze gusanga biryoshye cyane kubona igitangaza cy'Imana nta n'umuntu waguhanuriye. Nta kintu kiryoshye nkabyo.
uzi kujya kumva ukumva ejo baraguhamagara tubonye akazi ahantu nta muntu wagwana icyo gihe ushima Imana birenze. Ariko umuntu ahora akubwira ugiye kuzabona akazi ukamara imyaka 15 utegereje urumva. Icya mbere hari abo bica intege mu buryo bw'umwuka, icya kabiri hari abo bigira abanebwe ntahaguruke ngo akore, icya gatatu abantu bicwa n'inzara bakambara inshabari akumva ko kuba umurokora ari uguhora usa nabi. Imana izabikora. Nambaye inshabari njya mu butayu nambara amapantaro acitse imyenda isaziraho nzi ngo ndi gukorera Imana. Ariko naje gusanga hari benshi mu madini bakoresha izo tekinike kugira ngo babone uko bakwemeza bagukuremo amafaranga icya 10 wizere ko ari umukozi w'Imana wa nyawe, abona izo power mu buryo bugaragara cyangwa butagaragara, agukoreshe mu nyungu zimwe cyangwa izindi, ugasanga rero nibazo. Bitavuze ko hari abakozi b'Imana kuko nyabakozi b'Imana banahanura bariho ariko ni bake, ariko bifite ukuntu kwabyo bimeze. Ntimwizere imyuka yose. Yego. Boni, hari umuntu ushaka kumva muri kano kanya akavuga ati Boni arakijijwe ntakijijwe yabivuyemo yemera Imana. Uyu munsi uhagaze he? Uyu munsi rero yego nemera Imana. Ariko naje gusanga amadini hafi ya yose ari mu isi afite ibibazo, afite defo. Kandi izo defo zishobora gutura abantu mu mitego mu gihe baba batashatse ukuri ngo bakumenye. Nuvuga ngo hari ukuntu tugomba kwegera Imana tukayishaka n'imitima yacu yose. Bibiliya ziriho abantu bazisome, ariko mu gihe wumva hari umuntu umwe w'umukozi w'Imana ugufitiye Imana wagira ngo yarayiranguye, agomba kujya aguhaho kuri detail buri gihe ukugiyeyo, icyo ni ikibazo. Icya kabiri, hari doctrine ziri mu madini zica abantu bigatuma baguhingira mu buryo bwo kwegera Imana. Ugasanga wakira ubutumwa butari bwo, ugasanga ushobora nko gutanga ibyawe byose ngo uri kugira ngo ukore ikintu runaka ngo uzi ngo uri gukorera umugisha kandi wenda ntawe wakoreye. Ugasanga ufata umuntu wamugize nk'ikigirwamana ngo ni dadi wawe ngo ni papa wawe, utegereje kumva ijambo riva ku Mana ngo rimuciyemo kandi nawe wavugana n'Imana. Numva utegereje ufashe mugenzi we mudasengera mu idini rimwe, wumvise ko wanamutuka ukamutonganya ngo warayobye kandi ushobora gusanga ariwe wayobye kumurusha. Urumva? Ni ukuvuga ngo hari ibintu namaze kubona ko Imana iriho, ndayemera, ijambo ryayo ririho, ndarisoma, ariko sinkijya hariya ngo umuntu ambwire ibintu byose ashaka mbyumve uko yishakiye. Icya gatatu naje kumenya ko ibyera byose atari zahabu, ibikayangana byose atari zahabu. Imyuka yose ihanura ntiva ku Mana. Hari byinshi bikerereza abantu, hari inyigisho nyinshi z'ubuyobe, cyane cyane ibijyana ku mirimo ngo abantu bakora ibintu runaka ngo Imana ibakore ibi n'ibi. Hakaba n'abandi bakabya cyane ngo haje ubuntu ngo butangaje ngo Yesu yarabirangije byose, bakigira mu byaha. Ni byinshi cyane. Ni byinshi cyane. Boni, ndashaka kumenyekana n'ugetse uri inyuma gato cyane. Watubwiye ukuntu wagize agahinda gakabije mu buzima bwawe kuva ukiri umwana muto uza kujya muri kaminuza, ugifite agahinda gakabije even na nyuma yayo bitewe n'ibyo wagiye ucamo. Agahinda kaje gushira gati? Agahinda rero kaje kumarwa n'Imana. Muri uko kugenda nzenguruka nikubita iburyo n'ibumoso, mpura n'abapasteri bamwe basengera, abandi bandambikaho ibiganza, abandi benda kunyimika ngo ngiye kuba umushumba, abandi bampanurira, byinshi ntibicemo. Byaje kuba ngombwa ko nshaka Imana noneho byanyabyo. Muri uko gushaka Imana nsomye Bible, ngiye nasanga byinshi birimo ahubwo abantu ntitubisoma. Noneho Jera, wari uzi ko nari ngeze ku rwego rwo kuba ntasengera Imana mu cyumba cyanjye ngo numve kwikunyumva, ni ukujya kwiherera hano ku gahuru ku gashyamba, niho ijwi ry'Imana mu butayu ugera ukaba addicted, ukumva wajya gushaka ahantu hari igiti, ahantu hari ishyamba, hari amabuye kugira ngo mve ko Imana ikumva. Rero ibyo byose ayo majwi naje kuyabloka, nyashyira ku ruhande. Ibyo abitwa abakozi b'Imana benshi ndabareka, nubwo harimo abo tuvugana cyangwa tunakorana. Ndavuga nti uyu mutima wanjye ngiye kuwegurira Imana, ngiye gushaka Imana, ngiye kujya nsenga insubize inyibwirire. Agahinda karakira? Agahinda karakize. Naje kwizera ko hariho imbaraga zo mu buryo bw'umwuka zishobora kubohora umutima w'umuntu batagukojejeho ibiganza.
ugakira. Imbwira ni ryari wamenye ko wakize, ni ryari wumvise ibintu bihindutse, kagahinda kagiye, uyu munsi haje undi Bony noneho wishimye, atari wa wundi ufite agahinda kabije cyangwa depression? Umwaka umwe gusa ushize, 2021. 2021. Muri iyo myaka yose wari ufite agahinda cyane, agahinda gakabije kavanze n'ubuhanuzi bw'ibinyoma, kavanze n'ibibazo byose byo mu isi. Nari umuntu usa naho ntakiri muzima. Yego. Ariko naje kumenya ko Imana irabohora, Imana irakiza, ahubwo abantu benshi bayishakira aho itari, bagatakaza n'imbaraga aho zidakwiye gutakara. Nk'iki cyahindutse kuri aho ukuntu umuntu avuga ngo iyo afite agahinda kakabije akenshi usanga adasinzira, ntabwo ajya mu nshuti, ntabwo akora ibintu yifuza, rimwe ugasanga ukora ibintu bitaguturutseho. Hari ibintu sinye nyinshi cyane zigaragaza umuntu ufite agahinda gakabije. We ni sinye zihe wari ufite waje kujya gutyo ukavuga uti ibi bintu uko ntakibigira? Icya mbere Gerard, ntabwo nagiraga inshuti nyinshi mu buzima, atari uko nitonda cyane, yego, ahubwo ari ukumva nta kintu bimaze. Urumva kwa kundi wumva se ubundi bimaze iki kumenyana n'abantu, nta kintu bimaze. N'uyu nawe ni mubi, wareba Gerard nawe ni mubi, buriya ni nk'abandi. Ugasanga wishyize mu kato. Hari ikintu bita kwishyira mu kato, ukumva ntawe wakwirirwa ubwira ibibazo byawe, ubundi se mbimubwire bimara iki? Urumva nabagaho nsa n'uwishyize mu kato. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri, nabagaho numva ko nanjye ubwanjye ntacyo maze. Urumva hari igihe nawe ugera ubwo ukiyumvamo amajwi akubwira atari ku bundi rero ibintu byaranze. Yego. Byaranze rwose, noneho manika amaboko n'ubundi ukabaho nk'umuntu utagira intego mu buzima. Yego. Ukaryama umugani wa yandirimbo ngo ko mbona bucya bukira amaherezo azaba yahe. Bugacya bukira nta terambere ushaka, mbese hari ikintu bita kuba umuntu, guhaguruka ngo ushakishe imibereho, ushakishe ikintu cy'iterambere, ushakishe icyagukura ahantu uri. Nasaga n'uri muri comfort zone ariko mbi. Yego. Ikindi nabaga ndi umuntu uri aho utagira amarangamutima Gerard. Wari uzi ko hari igihe cyageze ukabambwira ngo umuntu yapfuye, mwumva okay, si bisanzwe se Imana, abantu ntibapfa buri munsi Imana, nta kidasanzwe Imana. Nagenda kakabije. Umutima uragera ukaba nk'ikinya. Bakubwira ngo watomboye ngo miliyoni ngo 5, kumva nyine biraho nyine nta birenze Imana. Nta kintu kidasa. Amarangamutima hari igihe ageraho agapfa. Yego. Bakubwira inkuru mbi, kumva nibisanzwe. Ako niko gahinda wagize. Bakubwira ibintu nyine, ndavuga agahinda gakabije kagize ingaruka, amarangamutima arapfa. Cyangwa ukaba wabona umuntu agukunze cyane ukumva nta kintu bikubwiye, cyangwa nawe ukumva nta muntu ukunze, uri. Reka tugane ku musozo, gusa wenda ku muntu kwifuza uyu munsi akuboneye ko tukuzi mu itangazamakuru, mu muziki, uyu munsi usigabarizwa he? Uyu munsi rero ndi mu itangazamakuru ariko mu bundi buryo wenda butamenyerewe cyane, butari radio na televiziyo, ariko no buryo buri kwamamara cyane muri iyi minsi. Ndi kuri YouTube. Wow, welcome. Ndi kuri YouTube. Yego. YouTube yihe? Mfite YouTube yanjye yitwa Bony Buranga official. Ushobora kuyisacinga Bony, wandika ba na o na na ebyiri na ya. Bony Buranga official. Ncishaho ibyegeranyo. Unshakire mu cyiciro cyaba Ismael Mwanafunzi, ba Jantije Deo, ba Munana. Ababona. Nanga. Man, tuzaza no kwipininga abantu bakubone. Ukora ku byegeranyo by'ikiza. Nge rero buriya nkora ku byegeranyo by'amakuru muri rusange, ibintu biri kuvugwa mu isi. Mu minsi yashize hariho urupfu rw'umwamikazi Elizabeth II, hari intambara zo mu Burusiya na Ukraine, ariko hari n'ibintu by'amateka byagiye bibaho mu mateka, ba Napoleon n'ibindi. Hakaba ibintu by'imyemerere, ibintu abantu babibaza kuri Bible cyangwa se ku bindi bitabo bitagatifu, cyangwa se ku bindi bintu by'imyemerere ari amadini yo mu burasirazuba bw'isi.
hakaba ibintu by'ubushakashatsi mu by'umubiri n'imibereho, hakaba siyanse, ubuvumbuzi, nuvuga buri kintu cyose giteye amatsiko gishobora kuba cyafasha ngikoraho kabisa. Bise ngira amatsiko. Biriya byegeranye ni kimwe mu bintu ndeba mbere yo gusinzira pe bikansinziza. Nawe ubwo ngubwo ngiye kugushyira ku rutonde rwabo ngiye kujya numva. Bony Buranga official, ubwo nyine harya ni N ebyiri? N ebyiri na ya. Bony Buranga official. BONNY Buranga mu Kinyarwanda official. Yego. Reka rero tuze no kwipinira. Abantu bakore subscribe baze mbaho ubutumwa. Sub. Mukore subscribe kugira ngo Bony Buranga aze mu ruhando rw'abantu bakomeza kugenda baduha ubwenge ndetse no kudususurutsa no gusinzira neza iyo turyamye. Warugiye kumbaza iki ngo kuri ibyo byegeranye? Harya ntabwo ugeze kuri ibi byegeranye nk'ibyo mbere? Narabikoze kuri Keti Radio, nakoze ku maradiyo atandukanye, ariko Keti Radio buriya narabikoraga cyane. Ikiganiro cyitwaga Karishya Ubumenyi. Okay, Bony, reka tunagane ku musozi w'ikiganiro cyacu, ubwo abandi tuze kugusanga kuri Bony Buranga official. Ndagushimiye cyane, mbashimire cyane abantu mukurikira iyi cano. Aka kantu Gerard yazanye kitwa inkuru yanjye, ni akantu k'ubwenge, ni identite kabisa. Buri muntu wese afite inkuru ye, ariko iyo uyisangije abandi bantu hari ubona ko burya atari wenyine muri icyo kintu, cyangwa akigiraho amasomo, cyangwa se akaba nawe yakumva ko atari ryo herezo ry'isi. Murakoze nawe.